ijwi mu nzozi jya umenya ngo iryo jwi riguhamagara rituje ni inkomanga y'Imana ikubwira ngo mu byo uryamyemo byose dore isaha yawe irageze ugiye kubisohokamo. Turimo turavuga inzozi zerekana ko umugisha urimo kaba hafi yawe ugomba kubigiramo uruhare ugafeza. Wirambirwa ngo naranditse cyane ndaruhango sinzongera kwandika ngo Imana ibyibereyemo. Reka ibe ikubereye mu by'ubugingo naho iby'umubiri byo ishakemo imbaraga ukore uhindukire ugira ubunyangamugayo. Yego korere ku gihe. Yes, ibintu byawe byose program ko Imana ugiye gutabarwa. Icyo narakikubwiye nongeye rwose kurota bakama inka ukamuha amaziwa. Yego yani ya ngombe ukama inka. Yego iyo urose bakama nyaboneka ugasanga barimo baravuga ushobora kurota ari ubikora ushobora kurota bikorwa n'undi yari wowe ubikora. Biravuze ngo ugiye kwakira umugisha ntavogerwa uturutse mu mbaraga no mu bitekerezo byawe. Iyo undi akama bisobanura ngo ibyo ugiye kubona hari urundi. Ibyo byose bigaragaza yuko uwo mugisha wo kubona umuntu akama ni ukuvuga ngo ikindi cyerekana ni uko umuntu azabigiramo uruhare. Azavuga ko kurota inka ntabwo ari kireka inka kwirukankana, kireka inka kwica, kireka inka ubona kundi, ariko inka irimi yashotse bari kuyuhira zibyagiye ziryamye, kimenya ngo ziri kurisha, kimenya ngo dore umugisha wanjye urambuye umuntu atari buze gukoma kuko nta muntu uzakujya imbere. Yego kurota ibikoko biguhunga birimo inka n'ibindi biryana kuko bagufungiye amayira bakuvuza ibintu biteye ubwoba. Menya neza ko Imana iguhaye faveri yuko noneho ugiye gukandagira watashakaga. Ikindi icyo bita banderole Nyarwanda ni ikimwaka byaramo ni icyapa cyarako gikoze mu gitambaro. Ni icyapa gikozwe mu gitambaro cyanditseho amagambo runaka. Yes, kubona umuntu akizinga ndavuze ngo Imana iguhanaguyeho amagambo yose n'urusaku rwose byari biri ku buzima bwawe agashyira ikintu gishyashya. Vuze ngo ni new page, new life, new page no guhindukira. Ni page nshyashya ku buzima bwawe, n'ubuzima bugiye guhinduka, ariko buhinduke ku buryo abarwanije ko buhinduka bazayibonesha amaso bakanabivuga bakabisoma kuri cya gipankarite cyane. Kurota umuntu kwanga kuzana intebe ngo wicareho kandi ubizi ko akwanga ahubwo uburyo biriswe umwangana. Kubona umuntu aguha ibarwa envelope yibarwa bisobanuye ngo hari urwandiko rwari rwahisha amateka yawe Imana ishyize ahagaragara ugasohora abantu bakamenya ko ukuri kwawe. Aho rero ugiye kwinjira mu masezerano, mu bimenyetso, mu mbaraga, mu cyerekezo no gutabara. Kabone nubwo uhagaze mu gahinda. Ibi tuvuga ni inzozi urota ko ugiye gusohoka mu kibazo ariko still ukibihagazemo uri patimo hagati y'amagufa n'ibindi bibazo. Ariko Imana y'amahoro yo ikerekana yuko atari ko bigiye kumera bwo hari ikihinduye. Yego byankora ndabyumva cyane. Ikindi ugomba kumenya iyo umaze kurota zino nzozi, ikintu ugomba gukora uvuga ngo se nceceke niyoroshye ngire gute. Ikintu usabwa nta kindi, we buriwe wihindurwa n'ibihe, wihindurwa nuko bavuze, wihindurwa nuko bakoze. Guma ubu uriwe mu rwego rwo kwiyubaha no kubahisha Imana muri wowe. Byo yabihagije. Anyumvise? Nakumvise. Inzozi yindi yerekana yuko nubwo wabangamiwe n'abantu muturanye mwegeranye, kubona bagucimira bahetse umurwayi mu ngobyi, ntabwo ari we bahetse, ahubwo wa muntu wahaguhagurukiye agiye guhura n'akaga. Kuko burya uko ibi bimanuka niko n'abeza bazamuka. Yego kurota uva ku munzani wari uhagazeho. Umunzani upima ibiro by'abantu cyangwa by'abagakwege biki. Ibyo nabyo ni impamvu zerekana ko ugiye gusohoka muri cya kibazo no muri za ntambara abantu bagushoyeho, kuko bumvaga barakubujije amahoro, baragushebeje, barakuvuze, kurota umuntu ari bahanagura inka akoresha inkuyo. Abatabizi ntibabyumva, ntabwo babyumva. hari ugeze gushwara mubwindosha ngo niyo basekurisha ibishyimbo ndaseka. Ndamubwira ngo uzasome igitabo neza
dushoni ibiyiko by'ibyo rero hari igihe uriyo ruguru yumva ari ibyo bya ruguru cyangwa ariko ubundi ukuri ko igitabo kiba gihari. So kurota inka bayihanagura biravuze ngo bari baragushyizeho icyasha ariko biri guhinduka kugenda ivuguruza igihe nubona ko hari ibintu biri tofauti ati ariko ngiye genda mwari kugenda mukunda ariko tumurangira akazi mwihorera hari undi nabonye oya numva ari jeri wakajyamo abantu batangira kukurwanira ishyaka wowe utavuze wicecekeye abandi batari ko muduhe nimero yabagahe ukibaza sinsanzwe mpari ko batantekerezaga ikindi kumbi nimero barayifite yibagiwe uko yanditseho biba usaba umuntu ama event mu bintu bakwitayo menya ngo ni igihe cy'umugisha urakora ibintu bingahe ndashaka kubivuga twenda gusoza niba ntarageraho soza umwiremeretse kubivuga nayaburetse iyo ni inzozi yerekana ko ugiye kugera ku cyo ushaka. Kabiri kurota wambuka ikiraro ukagera ku wundi musozi wo hakurya ni ukuvuga ngo abari barafunze inzira ugiye kubanyuraho ufata ibyo hakurya. Cyoro bituma byerekana ko Imana irimo gusubiza si umunsi wo gupfa ubwo ni umunsi wo kwandika. Hari ibyo ugiye kwandika, abagiye kukwandikira, hari ijambo ugiye kubona, hari n'icyerekezo kuko wabonye ikiraro kiguhuza ujya hakurya abandi basigayo. Ikindi kurota ubona ukina n'abantu, ukina umupira wakina ubute ariko ubona wasabanya n'abantu ufitanye urugwiro n'abantu benshi kandi abana abakuru abakecuru abasaza beko ntose ufitiye inyota. Icyo nimeso kigaragara menya ngo hari Imana igiye gukora. Noneho umumenyetso biri physique mu bigaragarira amaso ngo kumva gukundwa igikundiro kikaza wisaga kunda ukumva se baragusha nk'ubu nkatwe yego ugasanga n'umukecuru n'umwana n'umusore ingeri zose umutegetsi wabaga hehe urihe ukabona abantu bakeneye kumenya we kuhari ariko kumbura cyari hahandi muri bya bibazo menya ngo Imana ihinduye ibintu. Kurota wandika. Hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33:14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries buri muntu wese mu itorero rye abo wejejwe akore nk'imirimo ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. Uruw'agaciro uriwe kandi uriwe n'Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Ubumwe bw'Abera Ministries umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom. Hallelujah. Ubumwe bw'Abera Ministries uyobowe na Reverend Ntababazi Jean Baptiste aha amavuta akandagira amateka dushingiye ku mvugo y'ijambo ry'Imana rigaragara mu gitabo cyayo bice 33:14 kugera ku 16 hasobanura yuko Imana ivugira mu nzozi no mwiyerekwa rya ninjoro abantu bashyizweyo bityo abaho umugambi wo gusobanura kugira ngo udatesha agaciro inzozi zawe nizo wowe ntaho uzatandukana n'imvugo y'Imana wizitesha agaciro wizisuzugura izigambiriye kukugirira nabi zishingiye kuri karande ufite n'Imana ibikubwira bisenye biveho ibishingiye mu kuri nabyo bisengukiranuke. Ubumwe bw'Abera Ministries
buri muntu wese mu itorero rye aba wejejwe akore nk'imirimo, ariko duhurire mu gukiranuka no kubaka ahazaza hawe hashingiye ku nzozi zawe n'imitekerereze yawe n'ibikorwa byawe. uri uw'agaciro, uriwe, kandi uriwe niyo Imana izubakiraho amateka adasanzwe. Mwebwe Abera Ministries, umuntu arisanzura akamenya yuko Imana iri mu ruhande rwe. Shalom shalom. turacyari kumwe bw'Abera Ministries, amavuta akandagira amateka, ubuzima bugahinduka. Niho nguhaye ikaze. Amazina yanjye ni Jerry, ngushimira kuba udukurikira, wakoze subscribe, warakoze cyane. Imana iguhe umugisha cyane. Nizere ko umeze neza aho dukurikiye uherereye, yaba mu Rwanda ndetse yaba no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu badukurikiye, abantu batwohereza message, abantu bahamagara, abantu bavuga bati ibiganiro byanyu byatuvanye hamwe bidushyitsa ku rundi rwego, turabashimiye cyane. Ndagarutse n'ubundi ndi kumwe na Mushumba. Icyumweru twarimo, ndizera ko turi bugisoza uyu munsi. Cyari icyumweru gikomeye, cyari icyumweru cyo gushakira ibisubizo amasengesho yacu, ibyo twarose ndetse n'ibyo twahanuriwe. Mushumba, nguhaye ikaze. Urakoze cyane. Imana iguha umugisha kuri uyu munsi wo ku wa mbere. Amahoro y'Imana n'umugisha w'Imana ukomeze kubana n'abantu b'Imana. Twongera kubibutsa yuko guhera ejo abafite ubuhamya bw'ibintu Imana yabakoreye kubera umwe bw'Abera Ministries, yuko bakora bashobora gukora ijwi cyane cyangwa amashusho ariko ritarengeje iminota 2 n'itatu, kuvuga aho uri n'izina ryawe n'ubushake bwawe. Kubivuga birutaho kuba byiza, ariko ubona byabangamira umutekano wawe si ngombwa cyane, kugira ngo beho guhamya tuziga n'indozi zikomeye. Urabona ko twaziye mu yindi version iyo umuntu agiye gusohoka mu kibazo, ibyo agomba kurota. Uri mu ngorane ariko hari amahirwe. Ejo twaganiriye ku kintu cyitwa indwara twabonye ko ari none uyu munsi yuganiriza mu gihe uri mu bibazo ariko uterwa n'abantu. Ukabuzi ngo ni jero bintera, ni kanako bintera, cyangwa ukabuzi neza ko nunabigutera utamuzi, ariko ukumvura nababaye. Iyo ugiye kubisohokamo urota iki? Ubona iki? Yakwimishije akazi, yakwiciye ubukwe, yaguteraje n'abantu, yarakwirukanishije, niwe ukurogesha, niwe uguhangikira urugo rwawe, niwe ukumereye nabi. Ibyo byose ukabona buri gihe amahirwe yawe akomwa mu nkokora n'umuntu cyangwa abantu. Ni izihe nzozi urota zikubwira ko as soon as possible, vuba bishoboka, utazigera wongera kubona umuntu imbere yawe? ubwo twagiye twanzike, utazigera wongera kumubona cyane. Cyangwa ariko mvuga ko utamubona si uko apfuye, n'ubundi arahari, ariko aho yakubujije kurengana no gutambuka nta bushobozi hafite. Yego, ubwo uraharenganye kandi agere. kandi je niba hari ibintu biryoha no kugira ngo agize mu guhemukira abone ibisubizo n'amaso ye. Biraryoha pe, ibyo bintu ndumva ari byiza. So yaravuze ngo ombea adui wako asife kabla hajaona matendo ya Mungu juu ya maisha yako. Musengera abanzi banyu ntibazapfe batarabona ibitangaza Imana yabakoreye. Imana irimo gukorera yego mu maso yabo. Haleluya. Bakureba birimo biraza uko bimeze aho ngaho. Nuvuga ngo ni byiza ko buriya niya Paulo umwana ni Zaburi 44 niba ntihenda gutyo yavuze umukozi w'Imana Dawidi, aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, untegurira ameza. No, yo ni Zaburi 21. Indi reba aho ngaho nani kanura urayibona mu 16. Aravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakimware, abanyanga bakibone, bamware bakorwe n'isoni. Inani kane reba mu 16 ntabwo uri kubonamo. Kane 16 ubona ariko handitse ni hatabaho ndakubwira ko ndumva ari nkaho ngaho niba atari 86:14 like that, ariko ndaje nanjye ngufashe kugira ngo abantu bahumve amagambo yose ahingukiyeyo
niko amera. Gatandatu 17 unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza, ni Zaburi 86:17 haravuze ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware, kuko Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Izi nzozi zigera ku 10 nubwo ntazirangiza zose, zikwereka ko ugeze ku iherezo ry'ikigeragezo, ugiye kwinjira mu masezerano yawe. Ugiye gukora ibyo banze gukora, ugiye kugera aho banze kugera, ugiye kwakira aho banze ko wakira, ugiye kwicara aho banze ko wicara, ugiye gukora ibikorwa banze gukora, kuko intambara warwanaga ni Satani wakoreye mu bantu rimwe na rimwe, ba bantu bari bugufi bwawe, ba bantu mukorana hafi, ba bantu muziranye, ba bantu bazi igisekuru, bazi n'uburiwe, ba bantu bashobora kuvuga amateka ntagire uhakana. Rero Imana yo mu ijuru iguhishuriye ko ababangamiye iterambere ryawe ari abantu, ariko Imana yagukuye mu nzira. Yego, ibintu urabona Jero, uno muntu ntabwo asaba ibitangaza. ntabwo asaba ibitangaza. Oya, ni ikimenyetso cy'ibyiza nicyo yishakira. Unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga amaso yabo abibone, bakorwe n'isoni, kuko ndi ibyo batashaka kondya, shingiwe batarabishakaga, njyaye batarabishakaga, nujukuruje batarabishakaga, ngiye mu ishuri batarabishakaga, abana banjye bagiye hanze batarabishakaga, nubatse inzu abantu batarabishakaga, ndaramya abantu batarabishaka. Ibyo batashakaga nibyo Imana inkoreye. mbonye akazi batarabyifuza. Haleluya. Ibimenyetso cya mbere, kubona amarembo agukingukiye. Hari ibintu bitangiye gukoreka. Yabwiye kurunga amarembo we ntazugarirwa. Si wowe uzayugarira, ntazagira gute, ntazugarirwa, ntawe uzabikora. Kurota unyura mu muriro, ntacyo ba cyo ugasohoka mu nzira imishya, ahantu hose hari umuriro ukabona ubisohotsemo, ntacyo baye, ntacyo kukoze. umuriro niyo yatatabaye mistake yakozwe n'umwana w'umuntu. Icya gatatu gifite imbaraga ni ukurota urwana n'inyamaswa ukazitsinda. Menya ngo deja narangije ko inyamaswa ihagararira umuntu. Ushobora kutabonekera n'umurotsi ko kukinakiranye n'impyisi, kukinkayinesha, kukinintare nkayinesha, hari ubundi ubwoko ki? No, hari abantu bafite imitima nk'impyisi, barusahurira mu nduru, bagutwara n'uduke ufite, bagutwara n'akabaraga wari ufite, badakeneye no kumva uvuga, ariko Imana iri mu ruhande rwawe. Iyo nayo ni inzozi ikomeye yerekana ko Uwiteka Imana akwibutse, ndetse agiye kumara umubabaro wari urimo ugendana kandi akugoye. Yego. Rero mu gihe uryamye warangiza ukumva ijwi rigukanguye kandi utanakangutse, kumva ijwi mu nzozi, jya umenya ngo iryo jwi riguhamagara rituje, ni inkomanga y'Imana ikubwira ngo mu byo uryamyemo byose dore isaha yawe irageze, ugiye kubisohokamo. Turimo turavuga inzozi zerekana ko umugisha urimo kaba hafi yawe, ugomba kubigiramo uruhare ugafeza. Wirambirwa ngo naranditse cyane ndaruhango sinzongera kwandika, Imana ibyibereyemo. Reka ibe ikubereye mu by'ubugingo, naho iby'umubiri byo ishakemo imbaraga, ukore, uhindukire, ugira ubunyangamugayo. Yego, korere ku gihe. Yes, ibintu byawe byose biprograme ko Imana ugiye gutabarwa. Icyo narakikubwiye, nongeye cyane kurota bakama inka, ukamuha amaziwa. Yego, yani ya ngombe, ukama inka. Yego,
ejo urose bakama nyaboneka ugasanga barimo baravuga ushobora kurota ari ubikora ushobora kurota bikorwa n'undi yari wowe ubikora biravuze ngo ugiye kwakira umugisha ntavogerwa uturutse mu mbaraga no mu bitekerezo byawe iyo ndakama bisobanura ngo ibyo ugiye kubona hari urundi ibyo byose bigaragaza yuko uwo mugisha wo kubona umunakama ni ukuvuga ngo ikindi cyerekana ni uko umuntu azabigiramo uruhare ntazavuga ko kurota inka ntabwo ari kireka inka kwirukankana kireka inka kwica kireka inka ubona kundi ariko inka irimi yashotse bari kuyuhira zibyagiye ziryamye kimenya ngo ziri kurisha kimenya ngo dore umugisha wanjye urambuye umuntu atari buze gukoma kuko nta muntu uzakujya imbere kurota ibikoko biguhunga birimo inka n'ibindi biryana kuko bagufungiye amayira bakuvuza ibintu biteye ubwoba menya neza ko Imana iguhaye faveri yuko noneho ugiye gukandagira watashakaga ikindi icyo bita banderole Nyarwanda ni ikimwaka byaramo ni icyapa cyarako gikoze mu gitambaro ni icyapa gikozwe mu gitambaro cyanditseho amagambo runaka yes kubona umuntu akizinga ndavuze ngo Imana iguhanaguyeho amagambo yose n'urusaku rwose byari biri ku buzima bwawe agashyira ikintu gishyashya vuze ngo ni new page new life new page no guhindukira ni page nshyashya ku buzima bwawe n'ubuzima bugiye guhinduka ariko buhinduke ku buryo abarwanije ko buhinduka bazayibonesha amaso bakanabivuga bakabisoma kuri cya gipankarite cyane kurota umuntu kwanga kuzana intebe ngo wicareho kandi ubizi ko akwanga ahubwo uburyo biriswe umwangana kubona umuntu aguhibarwa ibarwa envelope yibarwa bisobanuye ngo hari urwandiko rwari rwahisha amateka yawe Imana ishyize ahagaragara ugasohora abantu bakamenya ko ukuri kwawe aho rero ugiye kwinjira mu masezerano mu bimenyetso mu mbaraga mu cyerekezo no gutabara kabone nubwo uhagaze mu gahinda ibi tuvuga ni inzozi urota ko ugiye gusohoka mu kibazo ariko still ukibihagazemo uri patimo hagati y'amagufa n'ibindi bibazo ariko Imana y'amahoro yo ikerekana yuko atari ko bigiye kumera bwo hari ikihinduye yego byankora ndabyumva cyane ikindi ugomba kumenya iyo umaze kurota zino nzozi ikintu ugomba gukora ubwo ngo se nceceke niyoroshye ngire gute ikintu usabwa nta kindi we buriwe wihindurwa n'ibihe wihindurwa nuko bavuze wihindurwa nuko bakoze guma ubu uriwe mu rwego rwo kwiyubaha no kubahisha Imana muri wowe byo bihagije anyumvise nakumvise inzozi yindi yerekana yuko nubwo wabangamiwe n'abantu muturanye mwegeranye kubona bagucimira bahetse umurwayi mu ngobyi ntabwo ari we bahetse ahubwo wa muntu wahaguhagurukiye agiye guhura n'akaga kuko burya uko ibi bimanuka niko n'abeza bazamuka yego kurota uva ku munzani wari uhagazeho umunzani upima ibiro by'abantu cyangwa by'abagakwege bike ibyo nabyo ni impamvu zerekana ko ugiye gusohoka muri cya kibazo no muri za ntambara abantu bagushoyeho kuko bumvaga barakubujije amahoro baragushebeje barakuvuze kurota umuntu arimo ahanagura inka akoresha inkuyo abatabizi ntibabyumva ntabwo babyumva hari ugeze gushwana mugindosha ngo niyo basekurisha ibishyimbo ndaseka ndamubwira ngo uzasome igitabo neza dusho ni ibiyiko by'ibyo rero hari igihe uriyo ruguru yumva ari ibyo bya ruguru cyangwa ariko ubundi ukuri ko igitabo kiba gihari so kurota inka bayihanagura biravuze ngo bari baragushyizeho icyasha ariko biri guhinduka kugenda ivuguruza igihe nubona ko hari ibintu biri tofauti ati ariko ngiye genda mwari kugenda mukunda ariko tumurangira akazi mwihorera hari undi nabonye oya numva ari jeri wakajyamo abantu batangira kukurwanira ishyaka wowe utavuze wicecekeye abandi batari ko nimuduhe nimero yabagahe ukibaza sinsanzwe mpari ko batantekerezaga ikindi kumbi nimero barayifite yibagiwe uko yanditseho
biba usaba umuntu ni ama event mu bintu bakwitayo, menya ngo ni igihe cy'umugisha, urakora ibintu bingahe. Ndashaka kubivuga twenda gusoza, niba ntarageraho soza umwemeretse kubivuga. Yaburetse. Aha, iyo ni inzozi yerekana ko ugiye kugera ku cyo ushaka. Kabiri, kurota wambuka ikiraro ukagera ku wundi musozi wo hakurya. Yego, ni ukuvuga ngo abari barafunze inzira ugiye kubanyuraho ufata ibyo hakurya. Cyo bituma byerekana ko Imana irimo gusubiza. Si umunsi wo gupfa, ubwo ni umunsi wo kwandika. Hari ibyo ugiye kwandika, hari abagiye kukwandikira, hari ijambo ugiye kubona, hari n'icyerekezo, kuko wabonye ikiraro kiguhuza ujya hakurya, abandi basigayo. Ikindi, kurota ubona ukina n'abantu, ukina umupira, wakina ubute, ariko ubona wasabanya n'abantu, ufitanye urugwiro n'abantu benshi, kandi abana, abakuru, abakecuru, abasaza, byo ukuntu bose ufitiye inyota. Icyo ni ikimenyetso kigaragara, menya ngo hari icyo Imana igiye gukora. Noneho mu bimenyetso biri fiziki, mu bigaragarira amaso, kumva gukundwa, igikundiro kikaza. Uyisaga akunda ukumva se baragusha. Nk'ubu nkatwe yego, ugasanga n'umukecuru, n'umwana, n'umusore, ingeri zose, umutegetsi, wabaga hehe, urihe, ukabona abantu bakeneye kumenya wowe kuhari, ariko kumbura cyari hahandi muri bya bibazo. Menya ngo Imana ihinduye ibintu. Kurota wandika. Aravuga ngo kwandika ngo ni mu kizamini. No, sinicaye mu ishuri, ngende mu ndani wandika. Yego, warangiza ibyo bigasohora neza. Rero menya ngo ngiye gusohoka. Nabwiye kare ngo kubona umuntu agura inkweto, kubona umuntu avuga guha kadozi inkweto, yego, amakuru arahindutse. Ubutumwa bwiza rero, inkweto n'ubutumwa bwiza. Yego, bw'inkuru nziza ugiye kugeraho, ko Imana igiye guhindura amateka y'ubuzima bwawe ukanezerwa, yuko Imana ikuyeho agasuzuguro, yuko Imana igushyize mu mahoro, yuko Imana igutabaye, yuko Imana ikurengeye. Ni amateka mashya ahindura ubuzima n'icyerekezo, bukubwira ngo hari icyo Imana ikoze. Banyumvise ariko ndi kukumva, turi kugera tubona umuntu akuraho umwanda w'abantu atari wowe, ubundi abandi bantu cyangwa undi muntu. Umurozi arapfuye. Burya hari ibintu bisaba ko Imana ibikora uwakugwanyaga atagituye aho cyangwa atagihari. Hari igihe biba ngombwa, kuko Dawidi yaranditse ngo untunganyirize imeza imbere y'abanzi banjye. Ariko hari igihe noneho biba bitagikunza ko biza mu maso yabo. Niko bimeze. Aho rero iyo umaze kubona iryo yerekwa, ubundi ushaka kujya ku musozo humura, ko ndawurambura. Urasabwa ibintu 5 bifite imbaraga. Icyambere, wikongera kwiremera abanzi, ubabwira utumesaje batari bazi, komeza ubike uko wabaye wenyine mu bibazo. Ubwo naringiye kubaza ntise ubwo wabarema gute? Hari umuntu wifuza ko yagira kimugirira nabi? Ndabwira ukuntu urema umwanzi, tuza kuko mu gihe ari mu bibazo n'ubundi ntibari baje ngo bakumve. Nta mpamvu yo kuvuga ibintu. Ako amashamba inkuru nziza iraryohera noti, waretse ukayumva. Nyine amatama nshya niko n'amasezerano ashya. Iratwika pe. Ntago gino nkika, ariko nibwo byaba bifite nubwo bambwira ko bakireka ubonye impapuro banyanditseho ibyanjye, ariko ubundi nge ntago nabona ntwitse uko nini nkika ndongera nitwiko. Ndabwira abantu rwanishaga ishoka bariho barashaka telepurari, baraza none warwanishaga mashini gana araza na burende. So rero nta uko batamvugishaga ndi mu kibazo, nawe ngomba no kubirinda nashubije. Yego, rwose nibyo. Niba utagishaka ko tuvugana ku kibaye noti ushaka kuvugira, kubera ko abonye hari agapromosiyo nabonye nahindutse, mwene ndabugira tugira gutya ngine ugenda usa neza. Reka sinjukunze ukunze aho banjyanye. Harimo abantu babona amafaranga bagahita bahinduka, ukahita ubimenya ko afite ifaranga, yaba atari afite ukanabimenya ko ari ntaje, bitewe n'imyitwarire agira iyo afite ifaranga cyangwa atari ifite. Ariko nge ntabyo wamenya.
kabiri irinde gusesagura. Kwiremera umwanzi ni iki? Ni ukumubwira ibyo wenda kugeraho n'ibya mbere bitaramushimishaga. Hari undi bantu bishimira ko wagumye ukaba ukomeze utagira impinduka ugasuka nguko mbega bakajya bakugenera kakajana twa tubiri twa dutanu urakawunga aho rubateza amaboko babunze kibatse kuko hari n'umuntu kurangira inzira akayikurwanyirizamo. True. Cya gatatu wivuga imigambi ugiye gukora umutima wawe. Icya kane ibikorwa birivugira. Nta mpamvu yo kubwirana ngo urabona ngo nagize gutya. Niba yaguze imodoka bazayibona uyirimo, niba ari inzu bazabona uyujuje, niba ari igare bazabona urifite, niba ari moto urifite, kandi niba ari amavuta bazakubona kurimbi batatekerezagaho. Yeah. Banifuze kwicara abantu bagore, banifuze gukandagira ugishize bibagore kuko wihuje n'amavuta mazima akomeye, wihuje n'imbaraga z'abakomeye, wihuje n'ibirere by'abantu basenga bihindura amateka yagira icyerekezo. Njyaho kwifatanya n'uwatsinzwe wa mugani wa Evode nzatifatanya n'umutsinda. Nibyo senjya fana ikipe itsindwa agiye ngo nimanuka nzamanuka wenyine ko n'umuntu uhembwa wenyine ntagumaho. Fani batsi mba mu ruhande rutsinda simba mu ruhande rutsindwa. Ugiye rurwanira ukuri. Amen. Bivuze ngo Imana iguhaye uburyo wabonye imodoka iparitse mu ntagurufu n'inzozi zerekana ngo nubwo ndi mu marira n'agahinda ariko Imana igiye gukingura bwa. Aho rero umuntu w'Imana ikindi kintu ntukagaragaze kwirata ngo ubirate. Abantu baguhemukiye, abantu bakugambaniye, abantu bagufunganya amayira, ntabwo ari byiza kuza kubahagarara imbere nk'ushaka kubashinyagura no kubacyurira. Ubereka ko hari ikintu ukora bazagukorera ubundi bugome burenze. Bimeze nko kwishongora. Wegenda uhe n'umutiyoke makuru musangire kandi mu mutima mwiza. Nabihingutse umuguru utika ibyo byararangiye ati se. Tega nta nigenda n'ibifitiye buriya. Hari ukuntu wihorera umuntu gutya muri ariko ugahosha intambara ntiwiremera umwanzi. Yego. Kuko dufite abandi bizana tabaremye nta mpamvu rero gukorera umwanzi ngo nagize gutya nabonye ibino. Niba ari ikibanza ntabwo ari ni ikizagaragara. Niba ari inzu uzayibona, niba ari imodoka uzayibona, niba ari ubuzima uzabona. Mbega muri make uzambonaho ikinyuranyo kitandukanye n'icyo wanyifuzagaho kibi. Yego. Niko bimeze. Imana ibaha umugisha. Turagushimiye.